mukomere inshuti zanjye dukomeje kuganira, ariko uyu munsi ni ukubabaza ibibazo. Mbere y'uko abakoroni baza, ababyeyi bacu, abasekuru bacu bitaga amazina abana babo gute? Ese iyo gahunda yo kwita abana, yo kugira amazina y'ikinyarwanda yombi yari itwaye iki? Ese kuki abakoroni baje n'amadini akaza bakayahindura, bakadukuraho ayo mazina yacu y'ikinyarwanda bakaduha amazina yabo? Ni ukubera iki? Aho niho iyo ntekerezo yanjye yaje. Aha niho ngira ngo tuganire nk'abanyarwanda, dusubizanye ibyo bibazo mbabajije. Ikindi mbabaza, ese nidusanga barakuriyeho ubusa, wenda barakuriyeho kubera kudusuzugura se, cyangwa se barakuye kubera kudukoroniza, ese twakora gahunda yo kuyasubirana, tugasubirana amazina y'ikinyarwanda? Iyo niyo gahunda afite. Gahunda ni ukubabwira nti abanyarwanda tugarure irangamuntu yacu ya kinyarwanda, tugarure tugire amazina yacu y'ikinyarwanda. Nibyo mbaganira, ntabwo ari amagambo gusa, njye narabikoze, njye mbitekerejeho. Izina ry'abakoroni nari mfite ndikuraho, mfite amazina abiri y'ikinyarwanda. Nawe nicyo nshaka ko tubikora, kuko impamvu bayadukuyeho ni impamvu y'agasuzuguro, ni impamvu yo mu ntekerezo y'umuntu agusuzugura. Nta kindi cyabiteye. Niba narabikoze nawe wabikora, ni mu ntekerezo. Ibi ni umuntu ku giti cye, ni ibintu umuntu atekereza, ni ibintu umuntu kandi ashyira mu bikorwa, kuko ntabwo byoroshye, ariko urabikora nk'uko nabikoze. Twanabishyira gahunda yo kugira ngo tubikore, tubifatanye, tumenye ko Abanyafurika tugomba gusubirana amazina yacu, tumenye ko igihe kigeze cyo kugira ngo tugarure agaciro kayo, twiyubahe, kugira ngo izindi community zibashe kutwubaha. Nuko tuzaba twiyubashye hagati yacu, tugarura ibituranga. Yes, murakoze kandi mugire umunsi mwiza.